nshakishije none ko nshaka utugoma tuzima. Utugoma ushaka iyihe yarake dubu? Oya, nshaka element. Element. Hajya ningu yitwa ngo iki? Element. Elle nagumuzi elle. Kanza nyigushirireho sha. Nanje sishaka ko mfite yanje. Uretse ariko watuza wa mukobwa ukareka kubyina mbere y'umuziki. Ibintu uko nabyigiye. Indirimbo za Elle ntago ndakwishura. Ariko ndaziguha ko nzifite karuru ufite uyu mukobwa. Gazimerera. Emwe. Saba ndareba ibyawe ma. Bajura kuzaba kaguha ibyo baraguha. Ntago sinagishishwa cha telefone uragura ma. Ibishishwa bya telefone se ugifite. Dore nazashatse n'umukozi ha. Dore ngibyo. Ubwo se ufite ibishishwa bya iPhone. Niza pochette ya iPhone. Niza interiseke ndazifite. Interiseke zinibi. Telefone zaje. Uko zitete interiseke. Mandumereze indirimbo. Wareka nka gushiraho niya bishoye bisha yitwa Ziziyaza zinibiki. Uyu mukiriya nakasa mukobwa. Mpiyanye muri division yanje. Ntuzamaze genda sigambimene. Erekera. Ariko reba wamenye igikoresho ca nyirabutare don. Bagufungira mu mazi gumutu. None se wama indirimbo ndi gushaka mwije. Reka nyine nziguye. Ariko nanje chaka element, chaka Knowless, chaka Bruce Melody, byandike hano. Ndandike se wakwandika mu mashini. Tuza andika hanga hanje ndabisoma ndi kubigushiraho neza bigize. Yagezeho kare kera. Bruce Melody. Shiraho iyo ushaka. Afite nyinshi urashiraho iyo ushaka. Nese nakurundiriza zose. None se uramiza. None utumu yose n'uzanda yigufatiranye kurundire kuraka gafurashe kangwa n'amaza. None se sinini flash yanjye. Mfite desa mereza indirimbo za desa. Indirimbo 50. Wow. Manu ufite ukuntu bigenza datu ufite ukuntu bigenza Manu ufite ukuntu bigenza bikemera nyirabutarura kagira studio nzabaha ibyo mushaka bibahe ku gihe mva nkubwira nyirabutarura mva nkubwira ariko se ngiye ibintu uri kumbwira ntago ndi kubyumva ahubwo se gute utabyumva wewe nabyumva gute se ahubwo rero abagore b'imisi sinzi ikibazo musigaye reka nkubwire ni gute wajya kubwira kinuma waza gufata televiziyo muri no nzagenda kureba se ariko yo uzareba telefone se mfite telefone uzazureba ubwo se ukeneye kureba iki abandi bafite za smart uri kunda tiyo gatushe niwe nzagenda uvuga smart ukora iki nazanye imashini ndavuga rero ubwo rero uyu mudamu nta kintu muri iyi minsi ari gukora reka ngura akamashini ubu uri kogosha byarakunaniye ariko uzi ko wasaze ngiye mfata imashini ije kogosha uravuze narasaze nyine umaze kugira rero ngiye reka mubwire reka nze mubwire televiziyo nagura sohoka hano okay none ni irasohoka keretse niba ntari umugore iyi televiziyo nagura fa muri iyi nzu base ndebe urantwara iki urantwara irasohoka uri kwita uyikuri ari nge nene ndashaka undari hako yabagure b'iyi minsi namwe wagiramo niba amajina gutera niba ari iki niba waracyase wangiza akarago ko kwiciraho gukandagiraho muraho yemwe komera urihuse di yego yego komera di muraho neza uraho yego yego madame urihuse ntabwo ujya utinda di umugore sho yarakaye umugise shahu ni gute muri iki gitondo ko mutuzindukiye komera sinago baganira n'umugabo wawe ari deni dufitanye urishinga amagambo y'abagore nta kintu nda kibazo rata mushuti wanjye ahubwo si gahunda gahunda ni gahunda ariko muhingo ndi kubona abashoreranye hano n'umuhungu we baje gukora iki hano ako rero wa mugore ase ubundi ukuvuga mubi subiramo mbyumve ya televiziyo yanyu niyo tuje ariko wa mugabo warasaze koko nzavuga kange ntabwo capurushi wa mugore narasaze ngaho nkubita uragira sinago nakunaba nkubita urebe kutararara mu munyururu ako rero baba cyangwa nakuniga reka nzamubwire reka nzamubwire ngende kumushakira ibintu byo kurya urida kuvuga nagira so uri kubibona ko ziri kujya hari urufwito nase ubundi maze gushyiraho izangara inyi ndirimbo ntabwo wanyemeho gufite amafaranga kangana ngo ninjiraho za alubumu z'abahanzi bose bo muri iki gihugu nta mafaranga mfite urankopa arewe yego si yemwe nta mafaranga mfite nose sindi umukiriya wawe dusanzwe dukora uje kundarika ahubwo ubere umeze nk'ubwihene ndabushitura yego mana uranyidika usanzwe unyindika
yego se uyu munsi ntabwo ibyo gukopa birimo uri kugenzwa no kwikopesha n'amagambo abwira muri sididi ejo nzayakuza itonde ariko cyane baza zirangize neza utambihiriza umunsi ubwo hari hasigayeho iyo kizigenza kutari kuyishyuraho reka nze ngushirire ngo ukubite fagitire sima kandi ku bantu uri kwipanga uruzi ngo uramvamo n'utanyishura nta myenda ndi gutanga ntabwo nashoye amabuye uri kunyumva neza mujaje mashaka kwinjira mu magara y'umuntu neza wabiki vuga neza iyo nabi yanje niyo iri kwinjiza ego sawa rero ngogira vuba mbwire ayo ndakwishyura ayo nzakwishyura wareka nkagushiraho n'ikinimba ikinimba cyande ikinimba se ni icyapa kijya kinimba ni igiki ikinimba cari kimwe bukeye biba bibiri bukeye biba bitatu bukeye biba bine bukeye biba bitanu reka nayo nyigushirire kirano none ikinimba cya 500 okay ingosha muzankiza mbo ikinimba cari kimwe cya 500 mbo kangukubite rero cyahageze fagitire umva wayazanye amafaranga nayazanye twavuganye rwose nayazanye nayazanye rwose wa mugabo reka ucakeho ka munani yazanye n'umusore wanjye wo kugenda yikoreye besha byagenze gute gusa wenda muri mu rugo rwanjye muri mu rugo rwanjye hari ukuntu abantu bajya bavuga urumva urabona nari kurengana nje ndi kugira mugure agafuka ka stock hariya k'umuceri urumva nkavuga rero natura tujumba turi hariya tubona kuntu tuduhingisha ariko umugore ngo nagashaka kubyumva dore washatse utabajije ayo mafaranga se naguraje kuyanywera ndajya kuyanywera se njewe mfite umushinga wayanywera saa yawe televiziyo wowe yumva kandi umugore sinzi wamugore we uzagenza gauzi ngo nanjye nago nagowe umva wagiye gushaka umugabo uri kureba ndaje ndi kubona warashatse umugabo wazi ndagukubitira hano televiziyo zaguriye babiganiye televiziyo zaguriye indi madamu ndavuze ngo televiziyo yanjye nirasohoka muri runo rugo masebere njye nagiraga ngo ni wacu duhoraga turi guseri kwanda tugiye kwibasi ariko se mwaziba mwazanye mwagabanya amagambo we navuze ndagukubitira hano abantu babageni mu cyangwa ukoresha n'amagambo yawe ko bitanga na shite kutansumba wowe ki akantu karesha nk'inyice cy'ubutindi wowe urigishe gabo kino karame korera umuhungu wayazanye amafaranga garahari rwose ako so wari ukikorera televiziyo mwamaye amafaranga ariko si akira zebra wayigurishije mbo magana dore ni indirimbo 43 ngushiriyeho hereza amafaranga sese ibihumbi 900 iki 900 nyine indirimbo none se uzazireba ugasaza indirimbo 900 ese nizumaye nje na amafaranga 900 ni indirimbo 43 ngaho rero ndi kugura inka se ndi kugura umurima caba wipfumba se none se reka nkubwire siko mwagize ngo hari nazanye ibintu bitumvikana cyako mwagize ngo hari naje kwandika amenyo hano mva nyine nkubwire sinsanga ndi umukiriya wawe twumvikane sinsanga bihakane cyangwa ubyemere nje ndabizi ariko nkeneye amafaranga mwana none se niba ndi umukiriya wawe kunkopa umunsi umwe birarenze njewe se ntagukopa se narashoye amafaranga se aho kugira ngo ngukope nafunga studio turashange gaita ehe yego se yego si yemwe muraje muraza kunyiryaho ubwo upana bwa nabo gushwanya buzaba kununiye nk'ubwo igisimba asoni nikorera nizi ngizi gushira indirimbo y'ijana ukajana flash ya 7 ndahombye se uzaje kundega sha tuzaburana no muri gasasiyo nzagerayo ubundi bw'imirimo zikomeze ariko mana batabizi bicwa no kutabimenya ngo ibihumbi bingahe ariko mana nyirabutarorora ryaryaga mama fata se na yawe nereza nose singira amafaranga nakuza kujya kugura ikoresha niba yuzuye sisi bagwaye amafaranga use wayabarira hano ndi kureba hino televiziyo ujya ni yawe ni yanjye ukorera umuhungu wanjye twigendere tuzajya tuyirebera umva ni cyasha iyi televiziyo yakanze nkubwire iyi televiziyo uko nayikuye mu Bushinwa ni mu Bushinwa none amashani yose umuntu arareba amashani gusa filime indirimbo imiziki
mbese wumve ngo ibintu byose okay ndagushimiye cyane dukoranye neza rwose kabisa sawa unyugarira kuri buri kimwe nabudi buramuge reka ngubwire no madamu urumva impamvu ya televiziyo ngubwire naso nagukeneye kwambara agatenge gashyashya nje mfite imishinga byinshi urumva imishinga simeze ute reba iyi mashini nayo ndayiguhereza buriya reka ngwere ngenda shaka kuza kugusohokana muri aya mafaranga ngabatse no gusohokana aho matumbwira yaguhaye iki gihumba maye ngiye kugira ngo hereze nubonye amaye igihumbi utanze televiziyo nose uriya ni inshuti yanjye ngenda avuze ubwo ari inshuti yanjye reka nemere igihumbi ngaya ndazaba yama zana icyo gihumbi hano kandi ikibazo cyawe zana icyo gihumbi hano nose ni nk'Rwanda sigaraniye ndavuze ngo mere icyo gihumbi hano ntugire ikibazo uvuga ngo ukimbe reka njye kukugurira amashusho noneho ngewe urumva ngende nanjye nsoma agacupa icyo gihumbi ushobora kugizana aha ngaha igishyira hano nkwereke rero uyu mugore nawe zana hano nkwereke hari aho ngiye bukiza gishyire hano rero wenda nyine bugishize aha ngaha surebe iki gihumbi ngiye kukimusubiza ansubize televiziyo yawe ako gukinana n'amafaranga wewe none watanga televiziyo yawe kunota y'igihumbi habe n'ibihumbi 10 aguhaye none se uransohokana muri iki gihumbi uretse nkwereke rero oya reka uransohokana muri iki kuyamusubiza rero nawe uri gukina n'ibya Kaisari ayo mafaranga yarabuze wa mugabo wareka kunkura mu bwonko ego mama rero nyirabutarure rero ngo ndashoye umushinga ngo ni njebeka mu njebeture yego si yem Ako rero amakiza ntabwo gusuzanya bicemewe ubu rero shaho kuko umushinga ni sawa indirimbo bari kuzigura shaho kuko aho ndaje ndazikura ntabwo mpazi Ako mawuzi ko nuzafite studio inde koroi akandusha abakiriya si nje ndi gutanga cyane udafite imbaraga ndi kumuheka ufite ibibazo nkamworohereza ngo si wambwira ndi gukora akazi kose abunza mu mudugudu gose none n'umukire nawe uko se nababwiye yuko iyi studio yanje uri kuyigeramo biri kumutera ibintu by'ubushake ese ruba uri kwiroha imineke amafaranga yakuye Yero ubwira abakire nawe uzuka bifata nka buraka ariko ruba uko umushinga kuri kugunyaranyara muko kunyaranyara musi gutako njaye ubindi bintu nakugira namu kayanguruzi nk'abakire nako kugenda ukabasobanurira ko n'ibitari bya budije ndi kubidija burabira kunaniye mu by'ukuri ndi kubabwira ko yanguri n'umudije wabyijya no mu buhinda cyane babweka imirimo zose zishoboye nawe je utsigara je kwisiza no kogosha abana je n'abasukano mu mitwe ariko ruba uko narakubyaye cyangwa warambyaye nico kibazo ndi kwibaza Agira n'ibyuma byanje utabyica ahubwo dore n'indirimbo nayo ndi kuja ndashikira ndazibagira umaze waje n'amasigara hano ukabwira ko umwana wawe ari we ugasigara kuki hano kuri studio ruba izo ntoki zawe zakora mu ibyuma kamabuto nikazamuka nikavemo ngizo ukuri turandira nanje ibyo byara bimeze nk'ibya sarumfu n'imfunguzo ubwo icyo kiri kumemba ni umudugudu wose ni kwabi kwabira square ukwabira rukunyabira udakanagiye kwipubere iki ni cisho kunyatwashira n'imyama za muntu uta ngenge kukugurira inyama urumva muri iki gihumbi se hari ayandagiye kuyabikura nge ngiye we uzawe kino kinyama kigeze ku buryo wafata igihumbi kugaruka aha ngaha ako rero uyu mugore wafata igihumbi nasi sinagushingiye sara ariko se saro ibamo mashini imwe ahari niwe ndi kogosha hano se nasi ushaka kogosha bangaye tuvugisha ukuri mwiriwe konera murakomeye Kinduru mwasishaka Kinduru zabaye induruma madamu yari kumbwira ngashaka twimuka tuve muri aka gace nose namwe mu gutekereza ibintu byo kwimuka buriya nje na madamu wanje ukuntu twuzuzanya mbese nuko we akunda kuvuga asakuriza hejuru nako tugiye kwimuka da reka kubeshya mbona nase kakabari kanyu nhenze ko muri gukora kabarisi madamu don kakabari nakagurishije nguramo imashini ngwiki ayandi na umva witonze ariko wa madamu uyu mugore wawe nose warafunze akabari none kufunza akabari wari uturimo imisoro narinje gufata imisoro dore washize wawe reka ngo ngwiki ibyo ni ibyanyu kurera uyu mugore nawe yaniranya n'abantu oke sora ngewe ndaje nari bino bintu banagufunga ahantu ujya nkawe uri kumfata niba ugurishije televiziyo ku gihumbi none reka zibishire hanze buri muntu wese abibone abirebe kukuri umugabo utagira ubwenge televiziyo y'ibihumbi uretse akomeza ko ntabwenge urongera kunungiza no kindaziru umva musore yego rata ni buri musore ni buri umugabo genda umugabo
Zebra duturanye mwa kano gace nyine bawitonze akabari kawe wagafunze uturimo amezi 6 y'imisoro n'umutekano nduragutanga niyo raporo nahawe n'umuyobozi ibyo zose ni ibintu tugiye kwandikira facture amafaranga uyazana dore wowe abandi bari gufata saro bakazishira ahantu mu dusandere none wowe uri gufata saro ukayishira hano iwawe ingorata muyobozi nindumba magahera ntacyo uvugana n'umugore umva se washaka abakora n'umugore se business zo nari nzirimo ihangane umbereze umusoro niba ushaka gufunga nyine uretse hajya amazina gango witwa nde amazina byakwakiye mana nyagasani enda ndur zana wafunitse rero tonde shitire kasi neza turakuguru ni chamubimba kino kintu ni chamubimba bisawa cyane kabisa bose mwana wawe hari kindi gisigaye televiziyo washekagura yibonye nzaza ndakaraba nimara gukaraba bita nicara ariya muri saba nyirebe mana nyane hari kindi kintu uzongera kumbaza kandi hano uri umugabo ahubwo ari kintu bashiraga mu bo babishiraga sahi nyuma si oye kandi nahabuze nyine oye ucirika boro do rutagize icyo kintu kimbe nsipa kwari we mutoya mwana wangeza amashuri menshi none bari kuri kuyoberwa aho hantu bashaka ico kintu kugira ngo dushiremo filime tuzaturayishirira mo hehe rero ntabwo araha hano none si hano twakanze yajyamo cyangwa ni muri kuno murizo sha aho naho bacomekeshaga gaho rero dore nga ahubwo hano none kuri kubona Zebra kiduhaye ndabindu birimo twajya kubishirishamo tugatangira tukareba none flash iri hehe oya urajya kwirirwa kugura flash batwaraga kino kintu ngewe narabyiboneye barangiza bakagushiriramo ibintu byose bishaka kuzareba ndi kugira ngo aho bashiragamo ibyo bintu na flash baba bazifite no siguno mugoze gukaba kumazi baracomekaga ibintu byose bikajya biraba birimo ibi ni by'ibizungu rero twebwe kera ndago byabagaho ahubwo twajya hariya kwa nyirabutarure bidushirira hajya narabigiraga umva rero tugiye kumvikana ngiye najyaga kuba nicaye yari kwa Zebra yabishiragamo noneho hari n'ibindi bintu byo yigeze gushiramo ahubwo pa natwe turabifatisha ni ibiki rero ni ibiki niba atari ibanga ni ibiki ni ibintu bimeze nga gutya mu izina rya Yesu kandi ngewe bambwiye ko barashiramo umupira bagashiramo amafilime bagashiramo ingoma ibindi rukumbwira ni ibiki nibyo byonyine bijyagamo ibiki ibyo ibintu bivuga ngo narasarishije mana ya mbwira amazina wamubwiye amazina amazina ndariwe bari kukubaza ngo uvuge amazina ndi gushaka amazina gawe ndabwo ngo waje amazina ga mugore wawe nyine ninde uhagarariye urugo ku buryo twarabivanze mata wavuga amazina aretse wowe nande kwakwishura ayo mafaranga somana ubona gari fandi uri kumba magara ngewe niko mbabazi yarine amazina yawe ndayazi uragereka ngwi ngiye nabwira nimba byibuze ngo ngura mu gace turakuza andika Habimana process ngonde ahubwo rero Nasi nakuntu twabigira oya ndabyaruswa ndekure ndunangore jya ku ruhande rwawe ndabyaruswa biri muri no bintu mbo urambereza ibihumbi 5 koko mana ibihumbi 5 nabigejejemo ryari igihumbi ugiye kuguramo ikiro cy'inyama ukaguramo agafuka k'umuceri ugiye gutanga nayo imisoro mata watanga ayo mafaranga si nimero yakomeje kumba magara nindera kira rega so waje wafasha ni kuvuga ngo izuba ryakwakiye bereza ako mwambabarire ibyanyu ndabumbize sibyo nakwishure rero akiro umva musore jewe hagarara jewe ndakuzi ubuse uko mwandushize amakuru abona mama witonde jina kugira n'abavuga ibyuma tubigurisha tumukwepe twigerera no mu Buganda urabyaka indezi wewe ariko ruba urukura ukabona imyaka mfite arizo kuri maganya mu byuko karora afite studio baratirigana barayifite navutse ntari manganyaga nzarinda nigira mu itaka ntari manganyije cungaho none byikurikirane byikurikirane ubone gusagiye ikora gusagiye kujyana ugahagarara ahantu muri za Sanzenike abantu ukabasobanura ariko burubaho kugenda mu isoko ryagoye ko cyangwa irya Gisenyi ukabwira utigira butarura dona mama yashize studio isobanutse birakunaniye mu byukuri angura mikoro ni filime ubwo mu mwagwa bagura ubwo munacyo ntabwo ukubabaje uhagu si imitsi zanjye
umugati uri kugotomera mu by'ukuri kangurira we n'umuntu akajya kujya n'umugati sari kubundi kazi umuntu abaga duhaye akazi guca atwanze ariko rubana ugiye kuzasiga inkuru mbi musozi koko mu by'ukuri reba nk'inama ubura ukungira kandi uri umwana kandi rubanda uzapfa ubusa wabyara undi mwana ushashura rubanda bazakwica nk'uburi ndabizi kanikorera akazi mu kaka bakampaye bankunze umari ijana were byikize uzi nawe wakoze ariko ngomba kuverisa ni kubira Nasi nawe wakoze wasi ngomba kumuverisiriza igihe ntabwo ngiye kwitesha akazi ntabwo ndi igicucu nkawe ibintu byo wavuga ngo uretse genda manuka genda hariya ku karwabikwe uri kunyumva neza wagabwe kandi ndi kubwana ukarara uhagarare mu masangano ga Nyabarongo n'Akanyaru ubabwire ko mfite studio hano isobanutse kandi ntabwo ndaje ubabwire ko mfite n'ubwiherero ariko mana kuko rubanda nzakugire gute mu by'ukuri kunyereka ibintu uri kunyereka ni ibikinje ko ndabisobanukiwe ntabwo ndi kubikwereka ndi kubikubwira ngiye twajyaga kwa Zebra yabirebaga afunze Zebra yabirebaga afunze ariko numvaga ibyo bintu wagira ngo ningaguke none si ibyo bintu barebaga bafunze urukumva ari byiza ni byiza nyine no kuzana ibyo by'imipira yawe uzagira byumvira ku maradiyo tugende dufatishe utwo tu yewe njya kugura televiziyo twarumvikanye mwana wanjye ujye urahinduka ariko twumvikanye ko uzareba ibyo ushaka nawe ndeba ibyo nshaka nzareba umupira ndebe na filime z'inyamerika zindi zikubitaga z'umwana w'intambara rucenga nazo ni inyamerika nazo ni inyamerika ibyo kumbwira oya ndo turi guhuza ahubwo tugende twige adushirireho ibyo njaka nawe aragushiraho ibyo oya ahubwo njye ashira ibyo njaka uko ari njye waguze ni televiziyo noneho nukenera ibyo ngibyo nawe uzagura televiziyo yawe ujye kubifatishamo none ko ndi kumva si ushaka kugira yireba wenyine oya nawe uzareba amaso sinzayapfuka none ngiye gute uzajya kureba ibyo bintu by'abakuru kandi ngiye hari izindi filime ndi kukubwira zo Zebra yatwerekaga izo rero niba ari iz'urubyiruko urumva ntabwo nemeranya nawe na gato ariko papa wowe nuko utabizi ni keza urumva usohoka urukumva wishimye none si niba ari keza nukubera ko bafungaga bagiye kukareba nyine nukubera ko baba bashaka kureba ko nyine natwe tuzaturafunga tukarebe twenyine oya ngiye tugende urumva tugende bajye gushiraho ibyo njaka ibyo uri kumbwira ntabwo turi guhuza papa nawe no rero enda rero yitwaze rero ngewe ndago ndayifata oya wiki fata no niba tutarkumvikana tugende ndago ndayijyana yikorere tugende kereka niba baba barashiraho bira bintu oya yikorere tugende ngewe ndago ndajyayo rero niba batarashiraho bira bintu ariko share kanze nango baze n'ikindi ufite amafaranga urabishura oya wowe urabishura okay yikorere tugende ngewe ndago ndagenda uko bagiye gushira iyo mipira yawe ndabyange barashiraho ubundi none si yikorere tugende kereka niba barashiraho ibyo nyine yikorere tugende turagenda turi kubivugana sawa ariko ngewe ko byagenda kose tunaranyura hano turanyura aho yikorere tugende ngaho ndangorere ababwira ibyawe si amafaranga ndayo ufite niye barumva ibyaje niba barumva ibyawe ngiye mbwira biture hano tugende barumva n'ibyawe tugende wamba bari jejeretse ninguru kumbwira ko ndajya ndakugaburira nose turabaho tutarya ndi gukorera amabuye zara karanga nebura njana ndi kubereka ko turi mu kazi kagakobwa karwaje kare karaje karipayura hangangwa ningakubitiramo indirimbo ngakubitiramo indirimbo 43 nkabajije amafaranga kararara ndako kageze none kantuza kafurasha nagakubisa mu mufuka kera zana kubiki kandi nutana na mwene budira agura gafurashi ahubwo mawe umuntu washuraza ujure tubifata ubijana sha ndi kubatesha umutwe ndi kubakanga iyi studio ni ntayikuramo indege nzaba ndi mbwakazi ura mukobwa wawe bikurasiga yateye genda rero genda ubikurikirane kumama rero nje kugenda nongere nabira rimwe ni muri umuntu agaru ntabura mubura wewe urayitaka kandi ubabwire yuko imirimo zo turi kuzikora no kwabamariza abantu twabishobora genda ubabwire utundi gutanga nizarwanyo iyi telefone siniya nuwayicaginze ahubwo n'umukiriya ariko hafi utayikoraho genda niwunje ariko si ibintu ko ari byo guhanaguza ahangaha wa mwana we warwaye cyangwa wasaze umva umuntu uza nagira hano zakayemo umubwire ngo ndajarika no twade ahubwo turagira genda unabaze ndashanda n'abafotoro ufite kamera se genda se ibyo nabyo ndi kubikurikirana amafaranga mfite ni kugira ngo nayo nyiguremo iko nyirabutare rufite umunwa momo ibi byose ngo naganda ndi gutekinika ndi gukubita ibikwankwani yago naganda wandawe nubwo narahiye kuzapfa ncumuye ariko uzancumuza narabibonye njyewe
nari ngiye kuyakurebera urumva niyo mpamvu ndi kujya mu karame fande karame ufite igihumbi aho ngaho karame ariko umugabo mbongeze kuri amungu ho bitaga Zebura ubu mbagaziwe neza mwakwereza abadaso yanze kwishuraga amafaranga rero urahagaze ngo ugiye kwishyura yewe buretse nyine reka kwicara wakitonda nyine winyinjira mu nzu uyu mugorera reka ndebe nyahita mbabwira Pandagare mu Emmanuel hano hepfo kuri tera imbere muri ka gasandere mujyana inzerere ndakibazo muyobozi ndandugunda mfite rwose ndanubwoba uko se wavuye muri iyo nzu wa mugabo sawa murakoze mwiki warubitse amafaranga ngano cyo mu nzu Ago Maria guri kurira mani ntazi mbona pe ndakidogi barambwiye umwana wandikiye gitanzi y'ibihumbi 5 ngiye ngwandikiye gitanzi y'ibihumbi 5 ko tutabyara gufite umwana muyobo ito akoze muri mu bikimwa mu rukungine aho filime mu rukungine aho zonanya bariho ndende ni nayo amafaranga nari mfite no kuri kwimana mwe kandi hasi ni mugabo wawe akwa mugabo uri muzima nyine wa mugabo uri nyine ufite umugabo cyane ibaze ari wewe babwiye birabiye urumva zeba zanayo gitanzi hano zanayo gitanzi hano muyobo zana mbare kuri ayo mafaranga ugira ute nyabareho ndaho gavuye mu nzu yawe se akose uyu narinzi se naho ari wa mugabo ubijya ya mafaranga kandi urandukaho nawe uko nukureba mwamba barira tutari kugerayo ni hariya imbere tuzajya turazireba twagendeye isugu y'umuhungu we komera ukome murakina amakuru yawe swamubwiye naramubwiye noneho twakuzanaho ikintu twazanye mama noneho ibintu byo kuvuga ati ngo amateleviziyo amafurati ibi by'ibirombo ajya kuzana business nshasha ndaza leta mu bijugunye nabimubwiye umva rero kubwire umva yewe nje gufatisha zana umva buretse mugubwire manzo umbwire neza n'ikindi mama yanguriye n'urutaci Yesu we mugihe bari kubahereza ingoma kandi ndi kuba ndabere kutuntu kudukinamo ariko mva ngubwire uko byagenda kose mbere wawe sisazi gushira byabinda umuntu tukabire mama ubundi niwe wigishije baraba elementi ba producer abandi bose ikigali mwana wa studio y'umugore oya vuga ati ni nyirabutarure dona original dona si yabaye DJ kwa kanga guturuka USA mbanya ariko ajya akagwakana none se nduza wari ndagatwaraga iki twakize muri kubireba ingaru imbara urumva ama filime yandi y'Amerika ko bitagutyaza ruca ongera n'ibihinde mama yigiraga muri Amerika hari mu Buhinde akabifata neza akabizana akabahereza ahubwo twatundu twagucyasa abadufite ibyo bintu nibi hakire David nakubwira muzo bandi udusagise nakora dufite tugiye kujyana uhita umubwira atumbereza kandi nimugoroba urasubiraga bitakureba rwaba simva ko nabandi bazira muzo musobanurira ibyo bintu nibi muri amaboko ngo oya ni twatundi nyine urebaga wakumenya ntawe ushaje ufite ugahita uzi abakiriya rero ndi kubahereza ibintu ndi kujyana n'abatwara nk'abatwara akavuyo kawe ngakwiyamye kuri televiziyo ndakwaka nani njya kwakujyana ko ariko umubwire byarakora byose atungirireho oya nta kibazo mfite n'ikiranga hako urafata amafaranga yose nari mfite umva wambabarira ko bareba ngo si bino bihumbi bine si umbwira ngo uzane 500 ndi wanze reka ngikureho hano ngikureho uzacyungukira akera da ngo iki wa mugabo ufite amafaranga ugiye gutuma nzeka bura amafaranga uri kugakoraho utabishaka cyangwa ngo ndaye nkuru yawe nayime wari mwareka mbayeze uyo nawe urayajyanye se akosi basi nawe ubundi nasi basi mwanashiramo imiyaga bino bintu bya leta ndamiyaga ibagamo iyo nanditse gitanzi mba nayanditse kandi ubwo ndagiye uyobona kuntu wanyinjyanira nakuntu wanyinjyanira nyine hakurisha no barakujyana wose ufite amafaranga murakoze umva muyobo twijyane iki bari basukanguza modezi sawa mwa muyobo none se uransize reka nze nkubwire rero wagukore urumva iki si wowe njyewe amafaranga nari ngurishije akira ntabwo arumwe ngo igihumbi wa cyona ayasigaye nanjye ngiye kuyanywamo icupa urumva nta n'ijana ndi buguheho kandi ndagiye hambara kagenda uboshwe kagenda
ukarwara amacinya wamabyiwe. Uyu mugabo koko nzamugenzura. Televiziyo arayigurishije. Si arambwiye ngo afite igihumbi koko. Amafaranga arayate ubwo se none muri inzu nabo guteho mana yanjye koko. Ariko buretse. Si iyi mashini se. Noneho nanjye ndagiye nyigurishe turebe. Imbwa y'umugabo gusa. Mama we, ayo we, tuno dukobwa turasomanye mama. Jojo, data we, ego yaramuhezemo. Cyo rero si yemwe. Muzangira n'undi muntu namenye. Alala, ayo we kararerembuye ma, sikosa. Nanjye ndajara yirimbira abantu. Alala, sikosa. Alala, sikosa. Wakwishinga ibyo muri studio yakumirwa. Dore abakobwa bazi gukeza Bikira Mariya we. Dore abahungu nyaga. Amukubisa n'umutego ndagaca. Mama we. Ibi bintu bizandembera. Mama! Mama we! Mama! Yes! Abazanye, yazi nabikora. Kari musha. Hey! turahageze none Reka nkubwire uretse gakeya. None si ruba. Kuzazana n'imbogo mu isoko. Reka nkubwire. Kwandi kubona uzazana n'imbogo mu isoko iki ngicyo kizanye ngo tukigire. Oya iki bashaka filime zitandukanye. Kaga Bikira Mariya yewe. Iki kintu kizanye ngo nimaze kimubyuka. Bashaka filime zitandukanye n'iz'abandi ari. Filime zazindi zitandukanye n'iz'abandi nizo rero sipashaka. Amoya kinuma. Dushirireho. Mashirireho iki? Dushirireho filime. Na twatundi twaba. Kandi reka nze nkubwire wa mwana we. Uwishwe naswo. Narabwiye ngo siko nakujana ku ishuri urabyanga. Yaba warageze mu ishuri byibuze no mu wa mbere. Ntabwo uri muri ibi ngibi. Ese se bazishiraga hano kuri televiziyo Iki kintu twagishiraga mindiri. Mwiriwe. Mwiriwe abahano. Ego. Ndari. Kuriko ndikumvagira ngo uri kurira. Komera. Ndakomeye mezute. Uri kurira byagenze. Cyangwa ngubwi. Abayiki bigenze ute? Ari kuri kurira byagenze ute abayiki mwa? Mfite agahinda. Wese wabaye. Reba wa mugabo. Hano twe dufitemo televiziyo ayigurishije igihumbi. Twari dufite akabari. Sinzi igihe akabari kafungiye, amakese yose yaragurishije. Mbese hano ukuntu ndeba gutya nta kintu mpagazeho ndi mu gahinda. Nisi uri kubona amaherezo yo kurira ari ayahe? Nawe rero wifatana nk'umwana. Ukuri ugushaka nabi. Nosengira inama nka mukuru wanjye ngora iki koko. N'iminwa yarumye inzara kwishe. Uzi ibiryo biri kwimena mu rugo ukabura aho uri kugora n'umugabo. Nta kintu ni nakoza mu kanwa. Twaburaye. Umvura ko amasaha ageze sinari narya yasohotse aragiye. Amaze kugurisha televiziyo ari kumbwira ngo ni igihumbi kimwe afite. Ariko babandi bashinzwe umusoro amuhaye ibihumbi 5. Ndi kureba. Ariko si ubirirwa wicwa n'inzara mu rugo twebwe ibiryo tubiha abaturanyi. Kweko tuba twabuze abo tubiha. Inzara irakwishe mu rugo twebwe bisi baza tukigendera. Ubundi rahakwiri guricwa n'inzara hano dutaye. Ubundi mama yarambwiye ngo ndabukomeze niba meze gute tugende. Cyane ubwire ikigabo tudukosore. Ibintu byose ngiye kubipakira niriya mashini nyitware dusiga inzo nta kintu kirimo. Gira vuba tugende. Fata tugende. Fata vuba uhuta ngiye ngutegereza hano gucunge. Iravuga. None wari wanapakiye. Fata niyo nibi tugende. Bikagufunga batadufatanye tugende. Gahi. Aho ureka twakora amafaranga. Ariko wareka bakazana agafurashe ko ariko turafatishirizaho turabafatishiriza mu iki kintu. Rata abakiriya turi guhita tubahereza bagakaraba hateye n'icyoreza reka.
Aki. Ibyo bintu ni biki? Hateye icyorezo turi kubahereza bagakarabata kugira ngo batatwanduza. Ngaho rero mushiraho filime inanga ya Sebatunzi. Mubana reka kunkinira. Mushiraho na. Ngera ngo umusaza atinyaganye nareka kunkinira. Iki gihobobora reka ngubwira heza ko kanumva ngucomeke. Dore ngaka twakizanye kinini. Akiro cyo shira muno. Sasa kamuri ya ushiramo indirimbo. Rero narababwiye ngo muje muraje kwishuri mwaranze. Muje murareka abantu bize babwira ibyo bize. Iki kintu ntabwo wagifatishizagamo indirimbo. Shira hiyo filime za orchestre impara. Umvise? Nzishira hehe nyine? Shira muno. Zigeze ziragaragara. Ninanga Sebatunzi ushireho indirimbo yitwa Vunja Mifupa hanyuma ushira n'injyaruwa zose. Uzuzemo. Utubwire. Wareka ikintu cyabari kitakumenekera ukanteza ibibazo. Mbona ukuvuga ngo wakwitonda rix. Umva, kinuma. Mushaka iziyo filime. Yo dushaka filime ya Rucenge mwana w'indaro. Cyangwa reka nze mubwire shaka indirimbo Rubanda. Rubanda ufite ijambo rya mukuru. Umva wa mugabo. Ndakumva. Mbo ikintu cyanyu turakibonye mugende turazibazana. Ntabwo twabagize abakozi bacu. Umwana wagera muri responsable ko yarashoboye ibintu byose. ahubwo nibyo dusigaranye tujye kubigurisha Nabyo tugere mu rugo tugurisha, twabigurishije cyane icyo kuko n'ubundi gitekerezo turabifite dufite ko mugore wa Zebu Bemwa uragurutse cyangwa unyuze mu zindi nzira niba ari ndazi mugore wa Zebra ni mugore wa Sko ngaho rero kandi urambaza iki nose ibi nibiki hari icyo mpangaga mbese nawe birakureba nta n'ugushinzwe no kubireba mari iki kibazo ufite ikihe kibazo ikikureba ni ikihe mu by'ukuri ariko rero njyewe narindi kwitambukira narindi kubabaza none washogoshera none se washogoshera wafungiye amagoro yawe nyine kuba mbabajije hari ikosa ryo ngozi nose uri kutoza kugenda oya muko wenda reka ngubwire ngeze kwa Zebra umva se buretse umukobwa wa Sko se umva se bishira inyuma yanjye ariko mwa Zebra uramwibye ni umugabo wawe cyangwa aramwibye ari umugore we cyangwa ugwaraga mu hariya ni wawe cyangwa ni none si ku ubwara wa mugabo we ariko abagabo b'iki gihe Nimero ya Zebra ndacyayigira cyangwa hamagara muhamagare araza afite imbunda nose mureke ariko mwemwitonze umva icyaha umuntu agomba kugikumira kitari cyabo gute ngiye ngusizi wawe uri kumwe na mugabo wawe akaba duhuriyemo aho ngiye hose ushinzwe kungenzura nutuma nzamura kamera nkagutuka none utangera uvuga ngo ndakagabo urakagabo nyine ndunze nyuko wose watugama mu mariri wowe wamutukuka mu mariri ntabwo unaniwe kwitunga ubwanwa bwakwereyeho utangiye gufata ingo z'abandi kandi akakubwa gashoka umva muko umva ako ufite ikihe kibazo rekana nakuru tugenda hamagara ko abagore biyemese kandi ibi nibyo biratuma ndaza n'abagore mwa nuko bakomedi kandi sha abakobwa reka mbareke ibyanyu ndawamenyeho byerekana ikomereza akazi kanjye nubundi sinzi ibyo narindimo mubizishireho nimurangiza mukorere tugende tubizeye mutese mwebwe filime turazishiramo mudushyiramo duhari tuzijane rero ntabwo byarangira aka kanya birarusha habaye gadata mwe mubize mukora buriya murabizi urashiraho na twa tundi twabambaye ubusa ibyo urabishaka ibyo bintu bigera ku bakira mwandikisha bigera ku televiziyo yanjye oya buretse nabafashe mu mutwe ni ugutuma umuco wa kinyarwanda ni ugutuma umuco wa kinyarwanda ndabishaka kuri televiziyo yanjye ushaka ibyo bintu by'ubukozi bw'ibibi banyumvire nawe ra nabonye kwa Zebra baturebaga nawe njaka kuba nabireba abana bantu rero ntabwo baga muri studio yanjye mubwije ukuri imbe nagure kuri televiziyo yanjye ngiye muzaye kinuma papana no oya oya musiga mwumbiye ibyo murafata mubwije ukuri inanga ya Sebatunzi aramukari hehe wandika injyarwa ushiriho n'izanjye nazo zana ikaramu nandika ibintu bakeneye wa mwana we bagende ndabibashiraho ushiraho na sina makosa rero ibintuza yanjye iki gikoresho cyanjye kiri gukora cyane mu masaha y'ikigoro none ndabo kiri gukora ubu kiri gukora ariko nyine iyo mukirebye cyane nacyo kigiraga ikibazo ugasanga kirahumbaguje none siko tubona abantu benshi bari gusohoka hano bigeze ku byacu kandi birananiwe oya niko bigendaga ndabizi neza niko dukoresha kumva rero umbwiye yangu ubwiye sina makosa ushyira muri coding ushaka injyarwa inanga ya Sebatunzi sina makosa hanyuma n'indirimbo za orchestre impara nazakiriwa oya ibyo bintu yarato umuco wa kinyarwanda ndabishaka pana cyangwa twabifashe tuzabifasha nani mugende sohora abantu twaza kureba ryari baherekeza turagaruka ryari bajana baherekeza ariko abantu bari ubazwe witonde ariko iyo ntari imana baherekeza zimaherekeza mu baherekeza bageze
akazi yubakuye bakuye siko akazi twakabonye ari iki ndazaretse nabakiri uri kureba ukabona ibi bintu atari akazi kino se barakiguraga kiguraga ngahe se shangu 600 hara mu gakiri bari kwanagipfubuza ibihumbi ibiceri 600 uruzirago ururangana barugura kubera hadutse ibintu by'amafaranga nyine ndi kubaza ngo nangaye babatanga 600 ni nibwo nacuruzwa n'amafaranga 600 murakomeye murakomeye nose bigenze turi mu kazi icara rubanda umusobanurire boss icyorezo cyatangiye boss cyatangiye icyorezo bari baje kudufungira huko cyangwa se ko bino bintu bitari kugenda neza nta kigenda niyo mpamvu rero nyirabutarure twamwemere kugira studio wowe n'ibintu byo kwirinda ingwara yaje ari kubigiramo gahunda kumbe muri kwaza gukaza n'abantu manu ngezano hepfo kwa Zebura wa muhungu w'ihepfo nzanga akabarike ndasuku gafite bo ikiri kungenza rero ikiri kungenza mumaze amezi 7 mutatwishyura umusoro mama arayaguha buretse umusoro se gwiki umusoro ariko kukimangaga abantu bakwimerera neza none ndasorera ibintu ntari nano ariko nyirabutaro wambaruka nyitonde amezi 7 gukora ndi gushaka ituna n'agashizamo ibikoresho waruzi ko nzanye n'igipapuro cyo gufunga ino studio yawe kubera ko ngo kubera iki utanzamuka wowe umambwira bavuze ko gukura amaboko mu mufuka wa muntu ngo kugira muri yenza kubana none bisazi njyewe nashatse ibyo kunsazisha wintashe umutwe winyinjirira mu magara nyabutaro sinyawe nako imbere ari muri mubiki buretse kirane igiki ni ibikoresho akira sinyano nyirabutaro nsinyiki 70 by'umusoro umaze udatanga uri gukora mu karitsiye twarakuretse waruzi ko njyana na gitifu yangu ngo n'umutekano ndukibutanga ngo ibiki n'umutekano ndukibutanga ngo ni iki rukumbaza umusoro gw'amezi 7 amafaranga asanga 70 akwitaga nyirabutaro bwamujana y'imakasi urajura yifashisha kuri baga muzima haze ibyo nabyo byo kuvuga ngo amafaranga 70 yego 70 sibyiki yego muyobozi ariko we ariko kirego ufite abacaga yikoma akwakitona kavugana n'umuyobozi yego ni wa mukecuru nyirabutaro yazamutse ayo we Rwanda urasanga gukinga garageze gira uretse dukinga ariko yego buretse ndabafite abasanga dukora sinzirera abantu kintu bagacaka nyabutaro twagiye rero ku murenge Mujye kugira yone wogiye gufungwa mujane Blessing nashaka korera ku murenge imirimo zanje kwa maritere wowe nashatse kwimana we genda ndakibazo genda wowe ngusanga genda ariko cyangwa kuvugira buretse oya buretse rero amafaranga mwakoregari amafaranga mwakoregari urufunguzo ruri rwafunguzo ruri wamugwariye nyabutaro uretse ndamutumye abantu bameze gutera nyabutaro nato nduri umukecuru ndutume ngubaho ntabwo n'umukecuru ntabwo ndi nyina abanyo ibyo ntabwo bindeba kubera kudasorera ibyuma ngiye kukujyana ku murenge bagufunga ufunga si niwe ufungura ake sinunjana ukanangarura twagiye ariko ariko reka nkubaze akumbazi ngiye kukubaza ikibazo cy'amatsiko urakura gufata imari ya miliyoni 84 ukambwira ngo niyisiga ndangaje hano niba byibura bindi hano tugiye kwafunga turashira n'ibintu yacu twagiye wanga 8 ugafata 7 hari gihe wagura